KT Radio. KT Radio. Real talk, great music. KT Radio ndata ndarandota nta matajyo ritabaza. Nyirimitako ntabwo nteshaguzwa nkurata kuko abagukurikirana warabatuje. The greatest hits of all time. 96.7 KT Radio. Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Agashinge nyine irawe agashinga tumukahirawe kanyabaharawe ko yema haguruke tujye. Nkuko twabibasezeranyije uyu munsi turaganira n'umubyeyi Philomène waririmbye indirimbo zose. Mu kanya gato cyane mu masegonda nkayo guhumbya tugiye kumwakira kuri telefone. Arahari arahibereye aradusobanura byinshi. Ntabwo ari nkuko twabaga tudafite umuhanzi wenda hari abandi bagomba gusobanura ibye ariko noneho we turamufite. Ni amahirwe akomeye cyane kuba tumufite. Hello? Muraho? Ndakumva. Oh, ese muri no kutwumva? Ndabumva. Ahubwo ijwi rihise rimera nka rino turi kumva mu ndirimbo neza neza. Muraho murakomeye cyane. Turashima Imana. Nta kavura muheruka wa mugane wa Karima n'agahigi. Imvura n'ubirahise. Mu kanya gato rwose yaririmigwa nyinshi cyane. Ubu umuntu yahita yibaza ngo mutuye hagana hehe kugira ngo wenda tutangire naho mutuye. Nahagana hehe ubu? Ntuye mu ntara y'Amajyepfo. Ihuye mu murenge wa Kinazi. Umudugudu wa Gihana, akagari ka Gahana. Yewe niho mbarizwa. Uyu munsi twifuje ko tuza kuganira nawe ariko ubwo uratangira wibwira abantu nk'umuhanzi nyine wibihe birebire. Nitwa Murekeyiteto Philomène. Yego ariko urumva kuntu umubyeyi wakwise yakwise neza. Murekeyiteto. Yego. Yego. Nkaba nyine naravukiye muri iyo ntara y'Amajyepfo. Nubundi ahahoze ari komine Rusatira. Nkaba naravutse mu mwaka w'1958. Wa mwaka duhora tuvuga buri munsi abahanzi tumaze gukora. Wowe uri umuhanzi wa 35 tumaze gukora ikiganiro. Abahanzi benshi bavutse benshi twabonye bagiye bavuka mu iyo myaka ya 50 na 50 benshi. Yego uvukira nubundi aho ngaho. Ubwo twahita twibaza Murekeyiteto ni mwene nde? Mwene Gakuba Eliyazari. Na Nyirakamondo Antoinette. Ababyeyi baracyariho subwo? Kareka. Baratabarutse kera. Ariko ababyeyi bawumenya barabasirimu cyane kugira ngo bakwita ku kazina nubwo ari ikinyarwanda ariko Murekeyiteto. Umusaza yakoraga ibiki? Ntacyo yari umuhinzi mworozi nyine. Ubundi Murekeyiteto Philomène yavutse mu bavandimwe bangahe? 9. Baracyariho? Oya, dusigaye turi babiri n'ijye na mukuru wanjye twenyine. No kwihangana. Nta kundi. Harimo abari barabaye abahanzi
murabo umva urebye sinzi ni nk'Imana hariya yari yaratwigiriye abantu. Mukuru wanjye n'ubu aririmba neza cyane. Yo aririmba he? Yiririmbira mu rugo rwe, kereka kera niho yajyaga mu matorero yayoroheje yo mu ntuza mu mirenge. Yego. Ariko azi kuririmba pe. Ubundi basaza banjye harimo wari uzi umupira cyane, umutoya w'umuhererezi n'undi wakinaga volleyball twakurikiranaga. Murabo batakiriho. Ntabwo bakiriho ariko barabakinnye nabo bakomeye. Ubwo tugiye gutangira noneho aho wavukiye ndetse naho wakuribwa naho ngaho amashuri. Ubwo tugiye tubaza n'umuntu amashuri yize kugira ngo umuhanzi wacu tumumenye neza, kuko uriya ntabwo uri uw'abana bawe wabyaye, ahubwo uri umuhanzi w'u Rwanda. Amashuri rero wayize hehe? Ubwo ni urugendo rwawe dutangiye. Amashuri kuva mu wa mbere primaire kugera mu wa kane nize aho bita Imaza, nyine muri iyi komine, hari muri komine ya Rusatira. Yego. Noneho kubera ko iyo wageraga mu wa kane nta Imaza niho byagarukiraga, ubundi uwa gatanu n'uwa gatandatu twawigaga i Nyanza. Ni ukuvuga wahita guhindura ikigo? Wahita guhindura ikigo kuko Imaza habaga uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane wa primaire. Ubwo mu wa kane no mu wa gatanu byagusabye kuva iwanyu ukajya i Nyanza, hangana gute? Ni urugendo rungana gute? Ni isaha n'igice. Ugenda n'amaguru? N'amaguru nyine. Ugapfunyika aharwo? Impamba twarayitwaraga tukaza kurya saa sita nimugoroba tugataha. Hariya abantu bari bafite na ambaraje batwaragamo na envelope zari zihari icyo gihe? Ni udutambaro waterekagamo agasorori cyangwa agasahani, ubundi ugapfundika ukagenda. Ukagenda ugafite mu ntoki. Birashoboka ko ari umuhanga ariko mu ishuri? Nari umuhanga. Wabaga nk'uwa kangahe? Ntabwo narengaga uwa gatanu. Imana ishimwe rwose. Philomène rero nagarukiye mu wa gatandatu mbikuwemo no kubyina. Tubwire noneho turagira ngo duhite twinjira uko kubyina ukuntu kwagukuye mu ishuri. Kuva ukuntu byagenze. Nyine twari nkiri umunyeshuri, twarabyinaga no ku ishuri no mu dutorero two mu cyaro nyine. Noneho hari umubikira wigeze kugira yubile witwaga Mama na Rubereti. Turamubyinira, icyo gihe mbyina neza, barashima, ababikira barankunda. Inspecteur wari uhari nawe arankunda. Aravuga ati uyu mwana muzamukomeza azige paka. Bukeye rero tukajya tujya mu kubyinira mu makomine. Twari Ibare kominari ya Rusatira. Ubwo ibyo kwiga urabisezereye? Ubwo twajyaga kwitoza tutize muri Ibare kominari. Bukeye rero baza kugira hari icyo gihe badutoranya kujya i Burundi. Twari amakomine 6: Rusatira, Rubungo, Rutongo, Mugambazi, Kigoma na Mukura. Amakomine ayo ngayo yose mu Rwanda yonyine? Nitwe twavuyemo tujya i Burundi. Komine Rusatira, komine Rubungo, komine Rutongo, bagenda bakuramo nyine abakinnyi. Ninde wabakuragamo? Ni ministeri ninde? Ni ministeri. Ubwo hari muri kangahe? Wari ufite imyaka nk'ingahe? Hari nko muri za 73. Uko ndibuka ko twari twagiye mu myaka, mu isabukuru y'imyaka
Micombero amaze ku butegetsi sinibuka iba yari 27 bari n'ibiri sinkibuka. Noneho ubwo Habyarimana nawe niyo yari amaze iminsi agiye. Ubwo rero baradutoranya turi abana turagenda tujya Burundi turabyina. Mutujuje imyaka y'ubukure ariko muzi kubyina? Oya nta bukure kuko no muri ndabikubwira uko nageze no muri Bare National. Ubwo tujya Burundi turabyina tubyina neza turi kumwe n'abandi bo muri ayo makomine. Ubwo tuje hashize iminsi kubera turakomeza tukajya twitoza muri Bare Communale. Noneho hashize iminsi ministeri ishyiraho gahunda yo kuzatoranya abantu bazi kubyina kugira ngo bajye muri Bare National. Utaragera aho ngaho muri Bare National wenda ni ukuvuga ko bafasha abantu muri ayo makomine yose bakagenda batoranyamo abantu. Mwitorezaga hehe? Mwahuriraga hehe? Mwabagaho mute? Twebwe icyo gihe twitoza twagiye kwitoreza i Kigali. Mukaba i Kigali? Aho bitaga mu Gasyata. Mukaba i Kigali? Tukabayo rwose ariko icyo gihe muri ayo makomine bitaga Bare yacu yitwaga Izuba ry'Amahoro. Ubwo mwagiye i Burundi mwitwa ngo iki? Twagiye twitwa Izuba ry'Amahoro. Izuba ry'Amahoro. Tuvuye duturutse i Kigali ariho twagiye kwitoreza Rusatira, Rubungo, Rutongo, Mugambazi, Kigoma na Mukura. Bari abana gusa cyangwa harimo n'abandi bantu bakuru? Urebye bari nk'abana n'abandi bakuru barimo bari bakeya ariko benshi bari abana bakiri batoya. Ibyo mwaririmbaga mwabikuraga he? Mwabitozwaga nande? Indirimbo ninde wazihimbaga? Twaje nyine ubwo mu kwitoza nk'ubwo baravugaga bati abantu birusatira nibahaguruke batubwira imbyino zabo. Noneho tukaziririmba ziwanyu gakondo musanzwe mufite mu gatorero k'iwanyu. Tubyina muri komine y'iwacu. Yego. Iwacu gakondo izo tubyina mukaziririmba. Tukaziririmba noneho tukerekana bagenzi bacu uko zibyina. None uyu munsi niba habyinnye rusatira tukaziga tukazifata. Ejo bakavuga bati abi Mugambazi nibahagurutse. Nabo gutyo kugeza ubwo duhetuye tukabimenya twese, buri muntu akamenya ngo komine Rusatira ibyina gutya, komine Kigoma ibyina gutya, komine Mukura ibyina gutya. Ariko komine Ngoma na Mukura ntabwo harimo ababyinnyi, bari abasuguti bakina utundi tuntu ariko bazi no guhamiriza. Ubwo mwari nk'abantu bangahe bagomba kujya i Burundi? Twari 50. Noneho nyine dufite n'abaduherekeje. Icyo gihe twaherekejwe n'umugabo bitaga Nsabimana Donati n'umukobwa bitaga Masengesho Pasikaziya. Yego. Noneho icyo gihe umutoza wacu yari umugabo wo muri Rwerere bitaga Gatanazi Atanazi. Noneho se ubwo mwagombaga kujya i Burundi, nagize ngo mwahuriye aho mu Gatsata mukahitoreza murahuza wenda imbyino mukazagenda mugakora ikintu kimwe. Kwari ukujya i Burundi? Niko byari bimeze. Ntabwo ari ukuvuga ngo komini izagera i Burundi buri yose ivuga ibyayo ikora ibyayo. Oya. Niyo mpamvu badushyiraga hamwe, bamwe bakitoza umuntu akagerekana iby'iwabo, abandi bakabifata kugira ngo tuzabihurize hamwe, batavuga ngo Rusatira nihaguruka ibyine, Mugambazi ibyine, Rutongo ibyine. Oya, twarahuzaga iby'Urutongo baba bateye imbyino y'Urutongo tukayibyina twese. Harya ubundi ayo makomine yahiswemo gute kugira ngo bigiraho amakomine yose yo mu gihugu hasigara 6 yonyine? Sinzi ukuntu byaje biba barabonyemo yenda abana babyina neza. Birashoboka ko ari uko byagenze, yenda bararebye muri ayo makomine babona harimo abana bazi kubyina, genda umva ariko byagenze. Yego. Ubwo rero baduhuriza hamwe nyine twagiye i Burundi duhagurutse i Kigali mu Gasyata. Twamaze
twamaze nk'ukwezi twitoza. Mwagiye n'indege cyangwa mwagiye n'amamodoka? Twagiye na bisi iriya ya Onatracom. Zira z'icyatsi. Izicyaduka tunyura iruguru no mu Kayanza turakomeza. Bishatse kuvuga ko twanyuze y'Ibutare. Bishatse kuvuga ko izina urukerereza ubwo ngubwo ntabwo rirabaho. Oya ntabwo rirabaho. Muragiye muvi Burundi. Ubwo rero turagenda turabyina tubyina neza cyane abarundi baradushima. Buri mwana bagenda bamuhereza 4,000. Urumva ko 4,000 by'icyo gihe byari amafaranga menshi. By'amanyarwanda by'amarundi. By'amanyarwanda. Uragarutse. Ndagarutse nza ntikoraho mvuga ntikarabaye wumva umukire. Kwishuri ubwo byari mu kiruhuko. Kwishuri mbivuyemo. Byari mu kiruhuko. Nikambayo ndavuga nti nta bukire burenze ubu. Ababyeyi babyakiriye gute? Barishimye baravuga bati ahubwo ujye uhora wibyinira. Bati igibyo. Iyi mbahereje amafaranga. Sinarinzi iby'amafaranga ibyo ari byo. Mbese ubwo narabahaye baha mukuru wanjye tujyana i Nyanza nihitiramo inkweto n'imyenda ngomba kugura andi wacu bayakoresha ibyo bashaka. Yego. Turakomeje. Ubwo rero ubwo ibyo kubyina nkomeza gutyo noneho ibyo kwiga mbivuyemo. Icyo gihe na inspecteur aza kumpiga ndabihisha barambura. Ubihisha mu nzu? Nagiye ku gasozi mu rutoki barampiga agira ngo abansubize mu ishuri. Muri 73 na 4 na 3. Yego. Ubwo noneho muri 74 haza kujyaho kugira ngo bakore selection mu makomine abantu bazajya muri bare nationale. Hagati harakanone nibagiye kukubaza indirimbo mwaririmbaga zo kujyana i Burundi zabaga zivuga iby'umuco w'u Rwanda bisanzwe, zabaga ari za politike, zabaga ari zijyanye n'ibiki? Zavugaga umuco na politike byose bivanze nyine. Nta kantu wibukamo wenda k'umuco cyangwa iki wibukamo wenda nk'icyo gihe kuko nubwo ari mutoya? Y'umuco wenda indirimbo imwe wenda nk'iyo mwajyanye. Indirimbo imwe hariyo twaririmbaga ngo yemwe rubyiruko tumaranye iminsi muri Ibare y'izuba ry'amahoro rusatira rubungo rutongo mugambaza ikigoma mukura nimwambara inkindi dukesha urugamba ya mana yanjye. Ndumva byari byiza. Uko umuntu yakongera akifuza kuba muto. Ubundi rero tukaririmba ngo nzigire Burundi ngwino ndebe mbega ibyiza bitatu Burundi. Izo zose nizo twajyanye. Yego. Ubwo noneho twigarukire kuri ubwo rero baza gukora selection rusatira ijya mu marushanwa turushanyirizwa i Butare ariko ari prefegitire yose yateraniye i Butare. Bashaka prefegitire ya Butare. Bashaka abantu cyangwa itorero rizapiganwa ku rwego rwa prefegitura? Atari itorero. Abantu ariko bavuye mu itorero iri niri nyine rigomba kohereza abantu muri bare nationale. Ubwo komine yanyu igiye gupiganwa n'izindi komine z'intara? N'izindi komine za Mukura gutyo Ngoma. Ubwo niba ari umuntu bashakagamo ubumwe bwagaragariraga he hagati yanyu? Ubwo umuntu wese ntiyashaka kwigaragaza? Nyine urumva selection kandi na competition urumva ko ari uguhangana nyine ari ukwikaraga kugira ngo nawe utsinde. None se wagenda uri ikigwara ugira ngo bakagutora cyangwa utakizemo ingufu? Ndikumva ibyo bintu byaratwaye iminsi kuko umunsi umwe byabaye umunsi umwe. Wenda selection kubera ko yabaye mu gihugu hose buri ntara byatwaye iminsi ariko Butare byabaye umunsi umwe. Muragenda mujya kubyina? Turagenda turabyina. I Butare hagana he? I Butare kuri sitade.
noneho turabyina tumaze kubyina bantoramo hamwe n'undi mwana w'irusatira witwaga Mukandekeza Kanazi. Yego. Ubwo hashize iminsi kumva kuri komine baraduhamagaye. Wari wakoze iki cyatumye bagutora? Ubu ni wowe uno munsi. Narabyinaga ntabwo naririmbaga. Ntabwo waririmbaga, warabyinaga gusa? Nari intore mbyina pe. N'ahandi hose wabaye warabyinaga gusa? Narabyinaga naje kuririmba nyuma, ariko jena nije muri bare ntijijwe no kuririmba, nijijwe no kubyina. Wabyinaga gute? Bisengira amatsiko. Wabyinaga gute bituma mu ntara yose bagutoranyamo? Nabyinaga neza nyine nkaberwa nkizihirwa. Mu ntara hatoranyijwemo abantu bangahe bwo? Mu ntara ya Butare. Muri prefegitura ya Butare. Muri prefegitura urumva ko nta kwibuka, hari umukobwa w'igishamvu batoye, hari natwe babiri birusatira, hari nabo basuguti bo muri Mukurana Ngoma. Nta musuguti wibukamo ko nzi n'abandi bakobwa babiri bo muri Nyabisindu. Hari umuntu witwa Ragera waririmbye muri Nyampinga bavuze ko yabaye mu Rukerereza. Ragera yari umusuguti nyine twari kumwe. Nawe yatoranyijwe muri abo ngabo. N'uwitwa Kwata nabikora Imana uriya Andre uriya ukibera inka uri waririmbye ngo Christine Nkunda. Yego. Noneho reka dukomeze nawe, noneho turi gukurikira. Yego. Ubwo mugeze muri ubwo turashaka kumva ukuntu mwinje noneho muri bare nationale. Ubwo twinjiye muri baradutoye tujya irusatira kugira ngo badutware. Yego. Icyo gihe bagiye no kunyandikira indangamuntu basanga sindakwiza imyaka. Ariko baranyohereza bati nta kundi, ubwo bamwihitiyemo nagende nta kibazo. Ubwo baradutwaye batugeze twitorezaga hariya Ikavumu. Yego. Ikavumu bahitaga kuri Marishe Kome, hano basigaye bigira imodoka i Nyanza. Yego. Baragenda umushoferi baduhaye dusiga ku muhanda, dutinya kwinjira mu kigo. Hari Ikavumu tukabona ni mu basirimu tugira ubwoba. Noneho umugabo wakoreshaga siporo bitaga Mubera aza kubona turi inyuma y'ikigo turacyarataha. Araza aratubaza tumwereka urupapuro baduhaye, nuko atwijiza mu kigo. Tuhasanga abantu benshi ariko bose bavuye mu yandi makomine. Ariko noneho dusangayo abantu icyo gihe bari bamaze iminsi bavuye muri Canada, barimo babwana kweri na ba Felisi n'abandi bagabo b'i Rubavu. Mbese urebye intore zabaga ari Rubavu na Masango. Ubundi abandi ari uruvangavange. Masango ni he? Igitarama bababwana kweri. Niho haturukaga intore ndetse na Rubavu. Niho haturukaga intore batozwaga n'umugabo bitaga Shamukira. Nubwo tuza twarahamusanze nawe yari umutoza w'intore. Ubwo twarahagiye turakomeza dutozwa n'Agatanazi. Atanazi. Ubwo minisitiri yari uwitwaga Rwagafirita Pierre Celestin. Yego. Ubwo tuhasanga abantu benshi, ariko bo dusangamo abantu bari babimenyereye nyine bavuye no muri Canada abasirimo. Natwe tukifuza kuzajyayo muri Canada. Twahamaze amezi 2. Muharara murarahe? Tuharara tuyirirwa ariho tuba, nta kundi utavuga ngo iwacu ibi. Kandi wari ukiri mutoya? Nari nkiri muto cyane. Noneho ubwo turahaba biba nk'uko twitoza imbyino z'igisenyi, twitoza iz'ikibungo, twitoza izo mu Ruhengeri, mbese hose ukamenya ngo bavuga bati imbyino z'ikibungo ugahaguruka ukazibyina.
imbyino z'Ibutare ibintu nk'ibyo ku buryo utavugaga ngo ndabyina iz'iwacu gusa. Ubu wowe wabibonye icyo gihe wabonaga imbyino z'uturere zitandukanye hehe ko cyane nk'izina aha ngaha mu majyepfo yenda muri za Butare habaga imbyino akenshi zari intwatwa hari abantu batahita bamenya intwatwa nk'iyariyo wabaha nk'urugero. Intwatwa ni nka iriya Nyangezi, Uruyego, ikigote ni nk'iyihe wenda sinzi ni wayirimbaho kugira ngo abantu bumve ahantu babitandukaniye kuko abantu iby'umuziki ntabwo babizi n'iby'imbyino kenshi kandi babikunda. Ndaririmba nyine bikundira wagerageza nta kibazo rwose. Ikigote ni imbyino nyine y'intwatwa ya nyayo y'umwimerere. Noneho n'uruyego izo ni intwatwa za karabutaka. Noneho mu majyepfo bakazibyina. Noneho hakaba n'izi mbyino zisanzwe z'intuza ariko aho zitandukanira nk'imbyino zo mu majyepfo zari imbyino zirimo inkarati arizo ntwatwa. Noneho akenshi bagashinga icumu ariko rya cumu rirata amatako. Sibyo? Noneho bitangiye kutugora kurushaho kubyumva. Iyaba dufite nk'urugero rw'indirimbo tukumva nuko igenda nicyo cyari kudufasha. Ntayo wakwibuka mubyeyi kutubwire nk'intwatwa y'inkarati wenda ukaririmbaho gato ukahita uvuga uti ni intwatwa. Nk'intwatwa icyo kigote cyangwa se uruyego baravuga ngo uruyego rwa nkumbure ngende ntaguze ngende nk'umwana ugiwabo ntabari iminsi. Iyo ni intwatwa igira iza mu mukarago ariko icumu ryayo rikaba rirata amatako. Yego kurata amatako ni ukuvuga gute? Turebana nkabikwereka. Noneho ni amatako y'ubyina se cyangwa amatako y'ubyina ashinga icumu kwa kundi ushinga ivi itako rikazamuka gutya. Sinzi uko bireba sinzi ibyo ari byo. Ubwo nagira ngo noneho hakaba n'imbyino z'imishayayo. Izo nizo mu majyepfo nazo? Nka Ndateba yari umushayayo. Ndaribare yari umushayayo. Abamba Nkanda ari umushayayo. Izo zikaba izo mu majyepfo. Na bene Imana burya ni umushayayo. Bene Imana yo turayifite wenda abantu bahita bayumva ko ari umushayayo. Noneho tuvuga nk'ibyumba hariya muri za komine ntuza hariya babyina za Ganyobwe. Yego za Kiyombe Cyungo. Imbyino zaho urazizi n'iz'ingufu ziba ziri mu birere. Yego. Noneho ariko muri komine Gituza na Ngarama bakagira nabo umwihariko wabo. Noneho Ikibungo hari imbyino z'inka z'icumu ryo hejuru amaboko bayateze nk'ay'inka. Yego. Noneho nko muri komine za Kigombe mu Ruhengeri hari imbyino bita umwarazo. Ubwo yabaga imeze itayo? Ni imbyino bagira bitera hejuru baca umugara itoroshye ibyinika ariko ikaba nziza cyane ku bantu bayizi. Noneho bakagira n'ibyo bita agacinyiro bikaba ikinimba gikomeye cy'ingufu cya karabutaka. Noneho nko muri ntuza za Rwerere na za Rubavu nabo bagiraga imbyino z'ibinimba bitigisa intugu bikomeye
ariko bakagira n'izindi z'abakobwa nabo babyina bitera hejuru harimo n'imigara myinshi mu mbyino zabo. Noneho muri Cyangugu iyo ruguru ko nta ntwatwa zibayo iyo za Gisenyi? Oya, nta ntwatwa zibayo. Intwatwa zabaga Igitarama ni Butare. Noneho muri za ntuza hariya ku Kibuye hakaba naho ibinimba. Ibinimba bisanzwe byahari abantu bitwaga bashoza mihigo bagiraga imbyino nziza cyane, n'ubu zirahari kandi nziza, n'ubu bakigenderaho na bare nationale ibyina abantu bakazikunda mu midiho. Noneho bakagira n'izindi muri za Rukiro zijya kumera nazo nk'ibinimba ariko bitandukanye na Gisenyi na Ruhengeri. Yego. Icyangugu rero hakaba muri Inkombo bagasamba kwa kundi baba babyina basa n'abaceza nk'abakongomani. Ariko za komine Kagano, Kimbogo yego bakagira ubundi mwihariko wabo. No bakagira imbyino zimeze nk'ibinimba ariko nazo zitera hejuru ubundi bagacinya imidiho hasi. Ariko ukabona bikitwa ibinimba ariko ukabona ko bitandukanye mu birenge. Yego. Nuko byari bimeze. Ubu ndagira ngo duhite tugera ku izina Urukerereza, noneho bigenze gute kugira ngo twihute iminota ndi kubona wagira ngo sinzi iki dushakaho. Kugira ngo bije mu izina Urukerereza muri 74 niho izina Urukerereza ryavutse. Na 4 na 5. Ninde warizanye ngo aryite gutyo? Uwaryise icyo gihe uwo mutoza Gatanazi yaragiye bamuhinduye mu yindi mirimo. Bazana uwitwa Nkurikiyinka Yohana. Niwe wise Urukerereza muri 75. Nkurikiyinka Yohana. Yego. Abantu barazaga kubera ko twarabyinaga ikigo twarimo cyari gikorotirije Senyenge. Bakaba bari inyuma ariko bakatureba. Noneho ari abana bagiye kuvoma utubindi bakirirwa badufite ku mutwe batureba. Ari abagiye Nyanza mu isoko bakiriranwa ibijumba bajyanye cyangwa ibitoki. Noneho abantu bakajya bavuga ngo basabana n'Urukerereza. Ngo basababyinnye n'Urukerereza. Donc babakerereje. Noneho rero ubwo izina Urukerereza naho ryavuye. Ryitwa n'uwo Nkurikiyinka. Icyo gihe twari tugiye kujya, ubwo baduciyemo amakipe abiri hamwe n'abo twahasanze. Bamwe bajya mu Burusiya abandi bajya muri Libya. Wowe wagiye he rero? Njye nagiye muri Libya icyo gihe. Mwari mugiye gukora iki muri Libya? Twari tugiye kubyina icyo gihe, sinzi ibintu Kadafi yari yakoresheje iminsi mikuru sinyibuka. Muragenda murabyina? Turabyina tuza neza dutaha neza. Nuko natangiye ubwo rero birakomeza na n'ubu. Kuririmba byaje gute noneho kugira ngo kuririmba ukuntu byaje? Kubera ko nyine umuntu yaririmbaga imbyino z'iwabo. Imbyino z'iwacu naraziririmbaga kuko nari nzizi. Noneho njye nakundaga no kwigana cyane n'abandi baririmba nkabigana mu turirimbo twabo. Ni iyihe ndirimbo wahereyeho uririmba ikarinda izina ryawe rizamuka? Hari indirimbo twajyaga turirimba y'inaha ngaha. Barambwiraga ngo nituririmbe indirimbo z'iwacu, noneho nkayiririmba bakavuga bati uno mwana afite ijwi ryiza, niyo ndirimbo yabo ni nziza yitaga ngo ndate umubano w'u Rwanda n'amahanga. Ngo ndate nshima umubano w'u Rwanda n'amahanga. Waririmbaho gatoya niba ntacyo bigutwaye? Rega tugomba kukubyaza umusaruro, ni amahirwe kuba tugufite. Ni umutungo igihugu gifite. Twaririmbaga ngo ndate nshima umubano w'u Rwanda rufitanye no mu yandi Afurika yose hamwe n'Uburayi. Mama Shenge.
niyo rero natangiriyeho ubundi kubera ko twebwe batumiraga abantu b'abakecuru, hari abakecuru babaga mu mariza no mu bene Nyiringoma. Hari umukecuru witwaga Rahabu Mukamvubu. Amariza na bene Nyiringoma na yandi matorero yahe? Nayo kwa Kankazi nyina w'umwami, nyina wa Rudahigwa. None abo bakecuru nyine bari abakecuru nkaho tugeze ahangaha. Sorry. Noneho bakajya baza kutwigisha indirimbo baririmbaga nuko baziginaga. Noneho no mu bagabo bakazana abantu bari mu ishyaka. Hari umugabo bitaga Semivumbi waho ngaho Igitarama i Kabgayi. Hari umusaza Bunungu wahari i Nyanza na Semusambi. Bari mu ishyaka n'indashyikirwa. Noneho rero ishyaka ryari itorero ryitwa gutyo? Ishyaka hari n'irindi ryitwa indashyikirwa, nyine abo bose babarizwaga muri ayo matorero. Ubwo rero nabo bakabigisha imihamirizo bahamirizaga, naho ngaho byavuye. Bigenda bikura gutyo na n'ubu niyo bagihamiriza. Kugira ngo turuhukeho gatoya, tugiye gushyiramo indirimbo imwe waririmbye. Ibare ni wowe wayiririmbye? Iyi ndirimbo yiririmbye ifite imyaka ingahe? Nari mfite nka 20, hari ni 34 gusa. Turacyari kumwe? Washinze urugo ryari? Nashinze urugo ku itariki 11 z'ukwa munani muri 79. Ubu se ni ngombwa kugira ngo tumuvuge umufasha? Yitwaga Frederico. Ntabwo akiriho. Yazize jenoside. Imana imwakire mu bayo. Ubu mufite abana bangahe? Abana mfite ni 2. Abandi wari ugiye gukomeza? Mfite 2. Hari abandi bapfanye na se 3. Abana bahari se ubona nabo bakunze iby'ubuhanzi cyangwa se ibyo kuririmba cyangwa kubyina? Ariko hari umuhungu ukunda kuririmba cyane, aririmba ariko indirimbo z'Imana. Yego. Kuko mfite umuhungu n'umukobwa. Indirimbo ze zirazwi, yitwa nde? Yiririmbira mu kiliziya mu makorari. Ariko arabikunda cyane, azi no gucuranga. Agacurangira korari yabo. Ariko umukobwa ararengana, ntazi no gukoma amashyi. Ni impamo y'Imana? Ijwi igwari iki? Ubwo nawe hari izindi mpano afite? Hari izindi afite bisa. Ubundi hari nk'amarushanwa waba waritabiriye ukayajyamo, cyangwa se n'amaserukiramuco waba waragiyemo, waba yibuka umubare wayo? Amarushanwa ni nk'5 ahari. Ariko yose nkayatsinda. Ukagenda ku giti cyawe ukaririmba ukayatsinda? Cyane pe. Ni nk'irihe wibuka? Irushanwa wibuka cyane wenda utazibagirwa? Nejo bundi muri Ibare nationale nayaho. Twarakompese turatsinda, abandi baratsindwa gutyo. Ejo bundi corona yabivanze rwose, ariyo tukibivamo. Bishatse kuvuga ko n'ubundi ukiri muri Ibare nationale? Ndacyarimo. Ubuhanzi bwawe bwakuzengurukije ibihugu bingahe? Ntabwo nabyibuka pe, ni byinshi. Ngwiki? Ni byinshi, ntabwo nabyibuka kuko ibaze nko muri Nigeria ngiye inshuro 9. Yamanga data. Mu Bubiligi ngiye nk'inshuro 8. Yamanga data. Mu Faransa ni nk'ebyiri. Muri Amerika ngiye inshuro 4.
kuki umva reka muri Burkina Faso mu Butaliyani mu Bwongereza mu Buhinde aho hose nagiyeyo i Burundi i Bugande Tanzania Kenya Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville guse namenya ari bingana iki kuki aho hose wagiye ujya mu bihugu byiza ndetse ibyo twita byiza n'ibindi twita ko wenda ari ibisanzwe kuki utatorokaga nkuko njya numva ngo hari abagenda bagatoroka ukigumira oya ntabwo gutoroka giye bijya bimbamo urumva igihe natangiriye itorero mbutoroka mba naragiye nkinari mutoya ariko ntabwo mu mahanga mpakunda. Washinze urugo uri mu Rukerereza? Nashinze urugo ndi mu Rukerereza. Umugabo wawe yagukuye mu Rukerereza n'ubundi cyangwa nawe yari afite ahurira n'ibyo kubyina? Oya nta n'ibyo yari azi, yakoraga kandi kazi, yari secretary w'iyi komine yacu ya Rusatira. Ntabwo ibyo kubyina yari abizi, gusa yanjyanye azi ko ndi umubyinnyi. Kandi ntabwo yabimburije, narakomeje naho nshingirira. Ntabwo byakugoye gukomeza kuba mw'ibi bintu byo kubyina no kuririmba mu Rukerereza kandi ufite urugo ndetse n'inshingano zo kugira abana? Ntabwo byangoye pe, yari yarabinyemereye kandi twari dufite urugo rukomeye. Nagenda nkasigamwe abakozi, yego urumva nsi nkuko nabaga mpari. Ariko narazaga akabyakira, akabona nzanye amafaranga kandi nditwara neza, si nta rindi ribi, nta nuko tugafashanya gutyo, ntacyo byari bidutwa, ahubwo byari bitwubatse cyane. Abandi bahanzi mwabanye mu Rukerereza twibuka ni bande? Wenda ndagira ngo tumenye, hari indirimbo twumva tukayoberwa baziririmbye ngo rubanda rugira yabo, rubanda rugira ni yabandi? Rubanda rugira yabo yaririmbwe n'umukobwa, abo bose twari kumwe, twese twararirimbanaga. Uwo bitaga indewe se kupfuye yibagirana, twaririmbanaga n'uwitwaga Uzamukunde Meriana w'Ikigali, ubu yarapfuye nawe. Na Mukakimenyi Vestina nawe yarapfuye. Mukakimenyi yaririmbaga iyihe ndirimbo? Yaririmbaga, hari amasenariyo twajyaga dukora, tukagira nk'iza Kagoro, tukagira ubukwe bwo kwa Ndungutse, tukagira isuka Rudasumbwa, tukagira uko ziremwe niko zivuzwa, tukagira iyindi cyangwa Ruganzu na Ryangombe niho nakubonye. Ruganzu se siriya twari kumwe nawe. Genda bara mu Rukerereza ibyacu. Ubwo rero hari izo yagendaga ateramo. Noneho Roza ntukarare mu nzu ya wenyine ni yabandi? Roza ntukarare mu nzu ya wenyine yaterwaga n'umubyeyi bitaga Puserina. Aracyariho? Ariho, ari Kigali aho ngo mu Gatenga. Yo. Yarahari pe. Irena hari yitwa ngo Irena yumvikanamo ikigoyi. Irena warariraye, ni umwana w'umugoyikazi, nawe twabyinanaga nyine wayiteraga. Niyo mu Bugoyi nyine. Hari indirimbo zumvika, uretse ko nanjye nshobora kuyikuririmbira kandi ukumva ndayiririmba neza. Hari indirimbo nanone nko ku muremure w'umuyange. Umuremure w'umuyange, burya uzi ko yaterwaga na Rwishyura Polinari. Ngwiki? Rwishyura uyicuranga inanga za Nyirakaranena, niwe wayiteraga umuremure w'umuyange. Iri jwi ririmo n'irye? Nicyo kijwi rwose wumva kiremereye kiza cyane. Yarazi kuririmba ikinimba bigezaho cyane. Reka nkubwire, iyo wazaga mu Rukerereza warazaga bakakwigisha byose, ibyo ushoboye ukabikora, ibyo udashoboye ukabyihorera, rero ugakora ibyakuzanye, ariko ibyo ushoboye ukabikora. Tuvuga nk'intore, yabaga intore ikamenya kubyina, intore iyisanzwe y'uguhamiriza.
noneho akamenya no kubyina imbyino z'abahungu nyine, zaba ibyo binimba, zaba izo ngizo zo mu bashozamihigo, ibyo binimba byo ku Kibuye, akamenya no kuvuza ingoma no kwivuga, byaba byarushaho akamenya na bya bindi byo kugira bimwe bita inkaranka byo kurambira byo hariya muri Rubavu. None hari n'indirimbo nanone yakunzwe yitwa Nabagwira. Nabagwira rero yaturutse he? iriya nayo nzi kuyitera, yaturutse yaterwaga, yazanywe n'umugabo bita Nzaramba wo muri Masango. Noneho rero arayitwigisha, nanjye nayiguterera kandi ukumva iraryoshye. Yari uwo muri Masango? Yari uwo muri Masango, yitwaga Nzaramba Ernest. Yarapfuye nawe hambere. Ubuhanzi bwakugejeje ku ruhe rwego wishimiye wowe? Yewe ikintu byangejejeho nishimiye ni ukuri na n'ubu nta kibazo mfite. Yego nsankaha, ariko iyo ufite icyo urya ukagira aho utaha udakodesha kandi ubona hatagayitse, ukagira inka zawe mu rugo, ukagira isambu uhinga, urumva ko mu giturage nta kibazo, abana bawe bakiga ukabarihirira bakarangiza amashuri, bakarangiza kaminuza, gusa washinja iki Imana byisi n'ubwo buhanzi? Ukagira Imana we. Nta na kimwe pe. Ariko mama, usengera muri hedini? Ni umukatolike. Ubwo ngiye kwibaza, hari igihe abantu bazitirwa n'idini bakaba bavuga ngo mbivuyemo, bakagira wenda nk'igihe bumva babivamo. Nta gihe wowe wigize wumva wabireka bikaguca nk'intege? Oya, jyawe impamvu igituma ntabireka, iyo ndi mu bandi mba numva nishimye, n'ibibazo nahuye nabyo bya jenoside no kubura abantu n'iki, nkasa nkaho mbyirengagije. Iyo ndi mu bana bato ugira ngo ufite imyaka 7 muri bo, nkumva ndishimye, nkumva birafashije. Noneho no kwigendera hanze aho ngo nirebera mu bihugu, no kwibonera amafaranga yo kwigurira icyo ushaka utarinze kwandavura cyangwa ngo usabirize cyangwa wirirwe uhingira amafaranga. Yego, byose birashimisha. Niki abajya mu buhanzi nk'ubu ngubu wagiyemo b'igitsina gore bakwiye kwitondera ukurikije ubwo bunararibonye bwawe? yewe icyo bakwitondera se ko ari uku bakomera ku muco, ntibiyandarike, kuko burya kwiyandarika nicyo kintu cya mbere kigutesha agaciro. Bishobora kuzamo, bishobora kubaho wenda bikaba none se reka nkubwire, ntabwo twavuga ngo abahanzi bariyandarika, ariko nta muryango utagira ikiguri. Yego. None se ubu wavuga ngo nibo beza haha ku isi? Ariko n'uwaba afite uwo mutima yawihorera, kuko njye mbona ari cyo kintu kibi, ubundi ibindi byaziraho nka ya ndirimbo ya Rugamba. Hariya ziriya ndirimbo wateraga, yaba Kabanyana, turagira ngo twibutse indirimbo twumva tugahita twumva ijwi ryawe kugira ngo abantu bahite iya mbere wenda nkajya numvishaho abantu ho gatoya. Ishyiramo Kabanyana k'abakobwa, abantu reka mbumvisheho gatoya kugira ngo aka kajwi kawe ni mu myaka ingahe harya? Mu myaka 20-21 gutyo. Iyindi ni Agashinge 10. Na Muzigazuba. Agashinge ni ako muri kangahe ko? Ni mu myaka ingahe? Agashinge ni nko muri za 82 na 3 gutyo. Twayigishijwe n'umukecuru bitaga Umwari Goderevo w'Icyangugu, hamwe n'indi bitaga ngo ni Mujindire,
ngo babyinaga batunda. Naho umuzigazuba twayitangiye muri za 78. Twayizaniwe n'umukobwa wari umuganga wadukurikiranaga bitaga Jerimene bene gusenga wari Nyanza, umusaza bitaga Royizi Gakumba. Niwe wayituririmbiraga. Noneho tugahimbira yaduhaye ijwi n'ibindi yavugagamo, noneho twebwe twishyiriramo. Buriya bavuga ngo ndagukunda Muzigazuba, urumva ngo ngwino sunzu ribogaboga, ngwino uwasesuwe n'imbabazi, ngwino byano bisa n'ibyansi, sohoka neza nyina ntagorama. Noneho ambara inkindi mutangampundu. Ubwo iyo bavugaga ikivugo nk'iki hasohokaga umukobwa, buri muntu yamenyaga igisingizo cye. Noneho tugakora ingamba, noneho ubwo bamara gukwirwa bose bamaze kureba ko imirongo gahunda ari gahunda, noneho tugahita tubaterera indi mbyino. Buriya Muzigazuba ni nk'aho ari ibyivugo, ni ibisingizo by'abakobwa. Ese urukerereza rw'uyu munsi, izi ndirimbo n'ubundi nizo mukomeza gusubiramo z'icyo gihe? Zirimo, ariko bakavangamo n'izindi nyine. Hari izindi nshyashya zihimbwa ko usanga ibihangano bya kera bifite kuntu bimeze. Hari izindi nshyashya ziboneka. Nyinshi ni iza kera. Urebye nyinshi ni iza kera, ariko n'iz'ubu zirimo, ariko nyinshi ni iza kera. Kandi impamvu abantu barazikunda ntabwo bajya bazihaga indirimbo zo hambere. Ni ukubera iki ubwo noneho? Kuki iyo ubu bayihimba ntiyifate? Simbizi, hari iza kera wumvaga zifite amagambo. Bashyizemo inzaratsi. Iza kera wagira ngo zirimo inzaratsi. Wagira ngo zirimo inzaratsi, wa mugani. Zabaga nziza, ukumva zifite injyana, zifite uburyohe, sinzi, ukumva ni nziza cyane. Ariko n'ubu ziriho izindi bahimba, ariko ni za kera barazikunda. Mubyeyi, uzi ko iminota yadufashe ntitubimenye? Ikiganiro cyarangiye, noneho turagikomeza. Reka tugushimire cyane, bikomeye cyane. Ese kuba uyu munsi twawuguhaye ni mu mwanya wa Nyiringanzo, tuganira ku mateka ndetse n'urugendo rw'abahanzi cyane cyane ba kera, baba bariho batariho, tukavuga ibigwi byabo, tukamenya uburyo babayeho ndetse no kuzirikana ibi bihangano byabo. Uyu mwanya wawufashe ute? Ni ukuri biranshimishije. Wenda harabumvaga izo ndirimbo zanjye, yenda bakavuga bati uyu muntu ntakiriho, ariko ubwo bariyumvira ko ngihumeka. Kandi ucyafite imbaraga, imyaka 63 ni reka ndibuye mama we. Umuntu wabyinnye. Hari umuntu umbajije ngo abatarakubona ngo kuvuga umuntu ukamusobanura ngo umuntu ni igikara, ni munini, ni mutoya, ni mugufi, ngo ni umuntu umeze ute? Ubu ndabisobanura nteko wadufashije. Tubona amenya umvuga mwiki. Ngo wavuga uti Philomène ni umubyeyi wenda ubyibushye cyane, ufite imbaraga, wenda uzi. Oya, ntabwo mbyibushye cyane, ariko sinanutse. Ndabyibushye buhoro biringaniye. Ndi inzobe. Yego. Ndi muremure. Ariko ndi umukecuru ukuze. Sinshaje cyane, ariko ndakuze. Ariko ureba ntabwo wamenya ko iyo myaka nyifite. Wagira ngo mfite 40 yonyine. Kubera kwigirira morale, kwihoranira n'abahanzi, burya biba byiza cyane. Turagushimiye rero kandi tukwifurije ijoro ryiza n'umuryango wawe. Yego, murakoze. Imana iguha umugisha mubyeyi. Yego, namwe ibaho umugisha. Yego, muramuke. Uramuke neza. Yego.
Arakoze cyane Philomène, umubyeyi udufashije kumva amateka y'ubuzima bwe mu mwanya wa Nyiringanzo. Reka mbashimire mwese kuba mwateze amatwi iki kiganiro, mbabwira yuko mu gihe mushaka kugira ngo hari igitekerezo, hari undi muhanzi ushaka ko tuzaganiraho tukavuga amateka ye, yaba ariho atakiriho umuhanzi wo hambere, nyandikira kuri email yanjye ariyo bisangwanganji@gmail.com. Ibiganiro byose dukora tubishyira kuri YouTube kuri channel ya KT Radio, mushobora gusimbukiraho cyangwa mukandika kuri YouTube mukandikamo ngo Nyiringanzo. Muramuke, Imana ibarinde. Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere.